Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show. Uyu munsi nje imbere ya kamera nje kukwereka ibintu wakoresha umusatsi wawe ukaba mwiza, ugahora ubyibushye, ushayininga kandi woroshye. Amazina ni ayandi, ni Manirakiza Florence. Reka ntangire nkwereka ibintu twakoresha, mbwira abatameze neza mwihangane. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, burya nta joro ridajya. Tugiye gukoresha iyi kofe, Rwanda kofe yanditseho kofi, dore ngiyi, ndizera ko wayibonye. Iyo tugiye gukoresha, dufite hano agasahane, dufite kambebereka ibintu dufite hano sorry, dufite avoka nziza cyane iryoshye, dufite igi, dufite umuneke wabonye. Ibyo bintu tugiye kwifashisha, tukagira olive oil, amavuta ya elayo. Reka rero dutangire tugira gute dutegura ibintu byacu. Sorry, ndabona icyuma ntakizanye, sinshaka guhaguruka. Ni ibintu bitagoye nawe wakoresha kandi ukagira gute ugasa neza. Kankoreshe iyi voka igice kimwe, si ngombwa voka nini yose. Ugomba gukora ibintu bikwira mu mutwe wawe, ibintu utari busigaze, kuko ntabwo uba uzabisigaza ngo wongere ubishire moya, biba birangiye. Urabona iyi voka iraryoshye pe, voka nziza iryoshye kandi hano ukuntu iryoshye ntabwo wayisiga mu mutwe gusa utabanje kwica amerwe. Ayiwe bana we, abakunzi ba voka bumeze gute? Muri hehe? N'umusatsi wacu ukeneye avoka, ukeneye ko wakoresha avoka. Ugomba kuyimara mu gishishwa nyine, ntabwo ngomba kuyisigamo. Ndekereye nurangiza urabifata uyinombanombe nyine, kuko dukeneye kuba twayinombanombe. Aho ngaha mbibutse, ushaka washyiramo n'igitunguru cy'umutuku. Ntabwo ngiye kugishyiramo, wakirapiramo byaba ari sawa, ariko njye ntabwo ndi bugikoresha uyu munsi, nsanzwe nyikoresha. Ariko kubera impumuro yacyo ndumva ntameze neza, ndumva rero ntagishyiramo. Gripe zitanzonga cyane, ndi kugerageza gushyiramo ibintu bidahumura. Nawe uramutse ufite ikibazo cy'amagripe cy'amasinezite, igitunguru wakihorera ntugikoreshe. Gesta uba ufite voka, umuneke na olive oil ufite, kandi na kofi. Ntabwo igitunguru ari ngombwa cyane, ariko nacyo ni cyiza mu musatsi. Nigeze kukwereka ukuntu wakoresha igitunguru, sibyo? Nigeze kubikwereka, ni cyiza mu musatsi. Ndumva ubu uhagije, ndaje nkwereke n'ukuntu wabikoresha. Uko turya ibintu by'intungamubiri, n'umusatsi wacu ukeneye intungamubiri, nawe ukeneye intungamubiri. Inshuti, uri kubona aka gashashi impamvu kari hano, ndakifashisha nimara kubishyiramo kugira ngo hashyire mu mutwe. Maze igihe nkakoresha, nawe wakagura, ntabwo gahenze, kagura 500 pe, kagura 500. Wagakoresha ukajya ugashyira mu mutwe, kuko aba ari keza. Kuri kofi yacu ariko turashyiramo nkeya pe, ntabwo ari ngombwa nyinshi. Ndagereranya nk'akayiko.
iyi irahagije, urayibonye hari n'akandi kagiyemo, ibi birahagije si ngombwa ibintu birenze. Nindangiza ndahita nshiramo kuri olive oil, ntabwo ari ngombwa nyinshi, pima hano akangaka karahagije, kuko umusatsi wacu ukeneyemo amavuta kugira ngo utagira gute udacikagurika. Uravanga. Okay, tumaze kubona rwa ruvange rwacu twifuza, tugiye kumeneramo igi. Igi byaba byiza ko twarishyiramo ryose nta kintu bitwaye. Tumaze gushyiramo igi ryacu turavanga. Uravanga neza, byashiriyemo ameze nge, turavanga neza. Uruvange rwacu ndizera ko ubona ko turubonye, turarubonye. Reka dufate igisokozo, tugiye gufata igisokozo, tugiye kwibanda kugenda dusiga mu musatsi wacu hasi. Mfata agatambaro, ngiye kumenekaho, ku ruhu kugira ngo umusatsi ugiye kumera umeze neza, nyine usa neza, woroshye kandi ushayininga. Hano ndiza kubona ko byamaze kugeramo. Ndizera ukuntu ubona ngenda nsiga kugira ngo vitamine y'umusatsi igere hasi. Urabibona nawe ko ibintu nkoresheje ari ibintu wabona pe, ntabwo ari ibintu bigoye kandi ntabwo ari byinshi. Nkorera pe, ahangeze nikerekana ko binkorera, nta bindi bintu ndi bukoreshe mu musatsi. Nawe wabikoresha, ukarushaho kugira umusatsi mwiza. Sinzi ikintu cyari kinkanze, ukagira umusatsi mwiza kandi ugenda ubibindika, kuko turi bubimazemo akanya, turabimazamo isaha kugira ngo bibe byinjiye. Ntabwo ari ukubirabikamo ngo uhite ubikuramo, ntabwo ariko vitamine zishyirwa mu mutwe pe, uramenye ugomba kuyishyiramo ufite umwanya, ugomba kuyishyiramo ufite umwanya, nimba ukeneye ko umusatsi wawe usa neza kandi ukagira gutya ukoroha. Wibuke ko twashyizemo n'amavuta, amavuta akinjira mu mutwe wawe, aho umusatsi biba
ari sawa cyane. Ndumva ahantu hose nayihagejeje pe. Ntabwo guhita ucishamo igisokozo ari byiza, kuko nk'iyi kofi usokoje iba yagenda ivamo. Niyo mpamvu ndi kugenda mbibindi. Usokoje ishobora kuba yagenda ihunguka igatakara. Ntabwo ari ngombwa rero. Urabona ko bihuye neza pe n'ibyo nakoze. Nzi ikigero nkora, nawe wagikora bitewe n'umusatsi wawe ufite. Nkuko dukeneye vitamine n'umusatsi wacu ukeneye iki? Ukeneye vitamine. Ndetse gutya umusatsi uri kuryama ku mutwe uhita wumva ko byageze ku ruhu. Warangiza ugahita wambara ishashi yawe. Agashashi nkamaranye igihe, urabona ko gashaje, ariko nta kibazo, karankorera nta kibazo. Urabona ko hashyizemo, kakaba kagiyemo bimeze neza. Ishashi ikintu imara, ituma hagenda hazamo ubushyuhe, noneho bikagenda birushaho kwinjira, kandi n'umusatsi ugenda usa neza. Niyo mpamvu nshyizemo ino shashi. Noneho biba byiza wise ufata n'igitambaro kugira ngo nyine umwuka ugumemo, ugahita utegaho. Nange ndaje mpite nshyiraho n'igitambaro kugira ngo birusheho kuba byiza. Murakoze abankurikiranye, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Utarakora subscribe, nagira ngo nkubwire, niba utarakora subscribe ukore subscribe, mukore share, like na comment, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.